ngaho gerageza uve mu rusaku gato kuko ubu tuvugana ukurikiwe n'abantu, reka ndore nkubwire abantu bagukurikiye, ukurikiwe n'abantu 720. Usisikilize tiki yao. Urimo kumva? Mbabarira uve mu rusaku gato, va mu rusaku gato nkubaza ibibazo 2 cyangwa 3 hanyuma umbone nkure kurugende. Ukurikiwe n'abantu 720, so ngwino abantu bari kukumva, ngwino nkubaza ibibazo 2 cyangwa 3. Va mu rusaku gato. Urimo kunyumva wiriwe amakuru? Niriwe neza wewe. Meze neza. Ndabona kuza kuri social media byakunaniye bitewe na internet. Anje, watwibwira manzu nyibwire ni Anje nte uri hehe mbwira twibwire. Nitwa Kibasumba Anje. Yego. Ndi umukobwa w'Umusama. Yego. Ndi umunyamurenge. Anje, ibi bintu ntabwo ndibuze kwinjira muri VIP yawe cyane, ariko ndashaka kugira ngo utubwire ibi bintu biri kuvugwa hano. Ndi kumwe n'abantu benshi bagukurikiye, ndashaka utubwire niki byagenze bite, ibibazo biri kukuvugwaho byaciye igikuba, bivuga ko ugomba kwicwa, bivuga ko abaguha ibiganiro bagomba kwicwa. Tubwire mu ncamake, shiraho umucyo, ni ibiki ibintu byatangiye bite, wisanze muri ibibazo gute? Duhere ukiri umwana w'umukobwa ku myaka 17 utubwira ukuntu wisanze muri ibi bibazo. Navuga ngo okay. Nashatse when I was 17 turning 18. Yego. Nibwo nahuye n'umuhungu w'umunyamurenge turashakana. Turangije gushakana mpura n'ibibazo hakurya nabivuze kuri internet. Bidusubiriremo hari abatarabyumvishe batabizi. Bitubwire Anje. Ese sinabivuze hariye gusura kandi ugenda ntora kimwe. Ntabwo utora kimwe ariko uragenda utubwira headline noneho tubyumve kuko byakugendekeye gute, wakoze ubukwe biza kugenda gute, kuko ntabwo abantu benshi ntabwo bumva ibiganiro. Kandi hano hari ama YouTube ibintu bigiye hanze, turi kuvugana biramenetse, bigiye hanze, ama YouTube agiye kubya uploadinga yose, abantu barakurikiye. So ndashaka ufunguke utubwire, tora gatege ukomere ubitinyuremo mu cyamake. Okay. Narashatse ndangiye gushakwa. Yego. In 2 weeks time mbana n'umugabo wanjye, aragenda aja mu caro ahantu yakoreraga akazi, ava mu mujyi aho twari dutuye. Ndangije nasigaranye n'uwari data bukwe. Yego. Atangira kujya mfata ku nguvu, amfata nshaka kunkoresha ibyo ntari nshaka. Yego. Uvuki yarabikoze. Navuga naho n'ibibazo byahereye. Nyuma yabwo nahavuye like in 2 months time, mu mezi 2. Muri ayo mezi 2 hari amaze kubamo ibintu byinshi cyane, ntiyamfashe 1 cyangwa 2 cyangwa 3. So numva ari ibintu bindemereye, nabibwira umugabo wanjye ntabyumve, mwereka ama message, mubwira ibintu ukuntu bimeze byose, ariko ntiyanyumva. Umunsi yagarutse avuye mu caro araza iwabo, ntiyazi iwacu. Arangije kuza ntiyaje iwabo, ntiyaje iwanjye, aje iwabo. Arangije icyo yakoze, yaraje bazana mama bari ku 6, batangira kumbwira ngo naje kubasenyera urugo, ibikina bike amagambo nyine menshi. Barangije bafata telefone yanjye nari mfite yari irimo evidence, barayimena. Barangije kuyimena, hari saa za nijoro, barambwira ngo nsohoke. Nta telefone nari mfite, nta hantu nari mfite ho kujya. Naruriye mu modoka ndi kugira ngo ndimo gutaha. I was depressed, nari mfite pressure, nari ndimo kurira, nari ntwite. Ndagenda nurira mu modoka imwe. Wari utwite inda yande y'umugabo wawe? Oya. Ni amuzehe. Ndagenda. Ndagenda nurira imodoka irangije iranjyana. Ndavuga nti ahantu nari mvuye mu mujyi uri kuja na Manga, kuko nizo modoka nagezeho nta nubwo nari nzi mu mujyi. Zirangira ngo ziraca ahantu dutuye, kurya kurira na depression. Ndasinzira
nisanga yarantambukije imodoka ijya kunshitse yo yari irimo kujya ni kure no mu rugo pe n'ahantu ngo ni Namanga mpura n'umuntu w'Imana umuntu gusa ntazi nambwiye ndetse byagenze gute nirebye nuzuye amaraso ahantu hose. That was the story. Aramfata njyana ku bitaro bankora ibyo bakagombye kunkorera. After then arambwira nti uhangirira neza ukanjyana iwawe nkwenda nkaruhuka. Ndangije kuruhuka I came back at home after maybe in 2 months time. Naragarutse mu rugo nahamagara ababyeyi banjye narabashakishije kuri YouTube kuri Facebook ko na telefone nari mfite. Ndangije ndababwira baza kuntora aho nyine narindi baje babye ndi mu modoka ndabwira nti nakorewe kino na kino kandi sinzasubirayo. Barambwira nti se kubera iki ibyo bintu mu Kinyamurenge ntabibaho ugomba kubabarira ntibiza bivugwa biceceke ubabarire ugende usubire mu rugo wubake ujye gusenya urugo ntiwikicyubaka. Ndavuga ntiyo kuvuga ngo nzasubireyo ahubwo nagenda nkazajya gupfira ku misozi. That was my story. After a long time 3 years ziciyemo jogo ngarutse mu Banyamurenge nabaye nk'iki sinzi nk'ukuntu navuga ntambutse wese aramvuga. Naja mu rusengero ninjye babareba ninjye bavugaho baranyorana ndavuga nisukumana ubuzima nzabubamo kuzageza ryari. I was depressed ntago ari kuvuga ngo byaramvuyemo bitangira kungarukamo ntangira kwibona yuko nta gaciro mfite ntangira kubona ukuntu I'm useless ntangira kubona ukuntu maybe I better die kubera iki nsa ntapfuye kubera iki nkiriho. Urumva after there what I did navuganye n'abapasiteri baje kunsura ndababwira bati barambwira ngo ugomba kubabarira nta kintu ugomba kubabarira ibyo bintu mu muco wacu ntibiza bivugwa ntaho byovugwa. Ndavuga nti okay ibyo byose nta gisubizo nigeze mbibonamo. I said that what I have to do is to look for my justice. Ngomba gushaka umuntu nkamubwira nkamuganiriza ibibazo byanjye. Nibwo nashakishije neza mubwira story yose ukuntu nkuko nivuze nayisamarinze nyivugaho niko kuri mwayibonye kuri internet. Nyuma yabwo ibibazo byatugarukiye ngo umuco wa Kinyamurenge twakoze amahano nta muntu ushaka kutuvugisha bene wacu aho turi hose. Twakoze ibintu bitajya bikorwa mu miryango twavuze ibintu bitajya bivuga mu kirimi cya Kinyamurenge ubwo tubagomba kuducira navuze ni nkoni bazi nuko badafite icyo bavuga ngo baducira witeka ni nk'abaduciriye witeka. So gihari nuko nyuma yabwo twakira amatelefone n'amamessage y'abantu bavuga ko bashaka kutwica especially kuri Neza na Mwiza ndetse nanjye. So barimo kuzira yuko bampaye YouTube zabo channel yuko mvugiraho ibyambayeho icyo barimo kuzira. Okay, ibyo bintu byakubayeho ufite imyaka ingahe Ange? I was 17 turning 18. Nibwo wasohoka gukora ibyo bintu? Yeah. Hanyuma tugaruke nonaha kuri message twabonye zibatera ubwoba bavuga ko mugomba kwicwa bagomba kubafata. Uyu muntu uri kuziboherereza ni muntu ki? Uwo muntu ku bushakashatsi twakoze bivuga yuko ari mwene wabo n'uriya mugabo uri uherereye muri Canada. Amakuru twahawe n'abantu uri uherereye muri Canada ariko uretse n'uriya hariho na nimero za hano zihari n'iyindi vuye no kumpamagara ubu nyine mbwira yuko umwobo ndimo kwihimbira ndi bubujemo njyenyine. Umwobo urimo kwihimbira uri bujemo wenyine? Umwobo ndimo kwimbaza the grave that umwobo urimo gucukurura. Umwobo arimo kwicukurira mbese. Ange aya masaba yaba kuko ntabwo ikintu nakubwira kimwe icyo ntemera njyewe nuko ntabwo ibingibi ntabwo nshaka kugira ngo uri umunyamurengekazi kandi urabizi ko kugeza amasaha turi kumwe n'abavandimwe kandi batashyigikiye ibiri gukorerwa. Ariyo mpamvu nshaka kugira ngo n'umuntu wese udukurikiye aha ntabwo iyi ari defo cyangwa ntabwo uri kubikorerwa na communauté, ni amakosa yakozwe ku giti cy'umuntu ku giti cye. Ariyo mpamvu nifuza ngo iki ngiki kibe ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa cy'umuntu wakoreye ibintu n'umuryango umwe bitandukanye muri rusange.
So niki wasaba community yawe cyangwa niki usaba umuryango muri rusange ukomokamo, especially unasaba usaba abantu bagukurikiye hano, niki muri amasaha wifuza, urasaba iki kugeza amasaha? Ibyanjye byo gusaba, I need justice. What happened to me? Okay. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kugerekeranya na security yawe n'umutekano n'ibitarabwo uri gukorera. So ibyo ntacyo nabivuga kuko I don't know what to do. Nanjye njyenyine ndi traumatized, ntabwo nzi ikintu cyo gukora muri uyu mwanya, nta nubwo nzi icyo navuga. Hari abantu bagwamagara bagutera, uvuze ko abantu bagwamagara bagutera ubwoba, hari abageze aho utuye baza kugukanga no gutera ubwoba? Ntabwo uragera aho ntuye, ariko n'uwampamagaye mu kanya ubu nari ntaranagera kuri live arampamagaye kandi aza aho ntuye, yambwiye yuko mpazi, ariko ndimo gukeka yuko ari umuhungu w'uriya mugabo ukurikira umugabo wanjye. Wakubwiye biki? Arambwiye yuko the grave that umwobo ndimo kwimba nzawujamo njyenyine, niba ashaka ko duhangana turahangana njye nawe kugeza gupfa. Niko kubwiye? Urakoze cyane. So Ange ndagushimiye, kandi irakomera, ntacyo uri buze kuba, kandi you have to get justice uraza kuyibona, ntabwo ugomba kurengana kuri ubu buryo. Dufite abantu benshi rero badukurikiye, dufite abantu hafi 600 bari kuri TikTok, dufite abantu 250 bari kuri Twitter. Tekereza ko ahangaha ni abantu benshi bari kukumva, ntabwo nyuma y'ahangaha uri buze kugira icyuba. Hano turaza kugaragaza ama message yanditswe n'uyu muntu uri muri Canada, avuga ko muri Canada bakorera ifaranga nyinshi. Ku bantu baranga baraza kubibona kuri Twitter kambishyireho. Hari izindi message ntarakorera edit kuko harimo nimero y'uwo muntu wo muri Canada, ntabwo uburenganzira bwo gusharinga nimero y'umuntu, ariko ama message ni menshi. Abantu bari kuri Twitter murakureba kuri dashboard, murabona izo ni message bakanga abantu bavuga ko uko bigenda kose muri Canada bakorera amafaranga menshi, bari abanyakenya. Aba bantu badashaka guceceka ngo bareke, baraza gutanga amafaranga bicwe. Ibyo biri muri izo message n'amachat na nimero irimo, muraza kubireba. Nagejeje guhamagara uyu mugabo uri kumwe ikiganiro, uyu mugabo namuhamagaye inshuro nyinshi kuva yesterday wo muri Canada kugira ngo numve side ye, ntabwo yabashije kunyitaba. So reka dukomeze. Ange ndagushimiye, ariko uri comfortable ku buryo aya masaha wabazwa ibibazo kimwe cyangwa bibiri ukabyumva, wabisubizwa? Ange uranyumva? Wenda kumva uranyumva? Nashaka gufata abantu babiri bakakubaza ikibazo, witeguye kubisubiza ibibazo bakubaza cyangwa ntabwo uri mu mwanya mwiza wo gusubiza ibibazo? For sure, I'm not ready to answer any question. Okay, thank you so much. Reka ngushimire, ngira ngo murabyumvishe Ange, kandi courage. Hanyuma ubwo ntekereza icyo nakubwira kimwe nuko ugomba kubona justice, ubutabera ugomba kububona. Hanyuma ntabwo ibintu nk'ibi ngibi byo gufata ku ngufu, ibi ngibi hotera nk'iri ngiri ntabwo icyaha gisaza. Ntekereza ko ari muri leta nyinshi cyangwa mu mategeko menshi y'ibihugu. Icyo nakubwira, komera, ibintu byakorewe ufite imyaka 17, you deserve a justice, kandi abantu benshi bakuri inyuma, community yose, abantu hano barenga hafi 900 bakumva bari gukurikira. Icyo nzi cyo nuko bakuri inyuma, kandi uraza kubona ubutabera. Ndagukomeje komera cyane. Raziska, mbere yuko uyu mwana agenda, Raziska ndagira ngo ugire ikintu mubwira cyangwa ugire ikintu uvuga. Raziska kuri Twitter, fungura mic yawe mbere yuko uyu mwana agenda. Niwe mubyeyi mfite hano uri hafi, fungura mic, hanyuma noneho ngo niko nsezerera Ange, dusigare mu kiganiro. Thank you Godfather. Ibi bintu birababaje. Ange, agira ngo gusuhuze kandi ngiye nkubwira ati komeza ukomere. Inama nakugira ari kuvuga se Godfather. Inama ari kuvuga Raziska inama namugira ni ugushaka justice. Wa mugani abantu bashobora kugufasha rwose, you get justice. Ikindi namugira mu inama, security ye, be careful, ushaka ahantu ujya abo bantu bose uzi barimo kukwandikira bataza aho uri. Secondly, niba ufite phone ukuremo location, ndagusabye, kubera ko abo bantu ngo bakuriho left and right, kandi umenye nabo uri kumwe nabo muri ino minsi, sibyo nshuti? Ibi bintu bikunda kubaho, abantu bakicwa kubera iki? Bavuze ukuri n'ihohoterwa bagiriwe, kandi ababikoze babizi ko bahemuka. Rero isi irahari kandi bene n'abareba.
be ready, justice uzayibona kandi ntagire abantu bagucecekesha nabo bandi bari kugufasha abakobwa bose bakomeze bagiye mushyire hamwe justice muzayibona niba bakange ngo bababwire ngo barabice n'ibiki ko ntabwo ari bumana kandi si bo justice gusa ireba rero macyo nakubwira be careful for your security aho uri muri ibyo bihugu urimo make sure ko aho wajya abantu batahazi cyangwa batafite abantu bababwira aho uri sibyo ikindi nakubwira komeza ukomere icyo twagufasha let us know tushobora icyo twagufasha kandi Imana ikomeze irinde n'abo bakobwa muri kumwe ari kugufasha sibyo bari cyo navuga courage thank you urakoze cyane sawa okay Ange reka nkureke ubwo uraza kumva ibiganiro nzi ko bari bya uploading ari benshi Ange I wanna thank you kandi courage Thank you. Okay bye so Ange reka murekure kugira ngo dukomeze ikiganiro so ndatekereza kuri TikTok muri kunyumva kuri Twitter muri kunyumva so ntekereza ko ibi bintu biri clear ntabwo ngewe kugeza amasaha iyo nyirubwite aje akivugira testimony ye nkuko nguko ndinde umwima platform kandi araza gufata abantu bazamuke reka tugaruke kwa King uranyumva yes ndakumva umuntu akurikiye ibintu byabo n'iryabo yego murakoze barakoze kandi abantu batanze ibitekerezo babivuze kandi ndabanza gushimira brother Muyoboke ngiye amaze kumbwira ko tugomba kujya muri iyi gahunda nge nayo nayitangiye deja kuri Instagram niho abantu bankurikirira cyane niho mbese mbasha kunyuza gahunda yanjye uko iba imeze kose ariko ndashimira abantu bakurikira kandi bagatanga ibitekerezo nabyo ni byiza kandi Godfather nawe Imana iguha umugisha ni byiza kugira kubijwi ry'abantu byubaka benshi nubwo benshi bagenda badutuka ariko ni byiza guhaguruka tugakora icyo dushinzwe gukora ikintu ushaka kuvuga Muyoboke yagiye yabigarukaho hari ikintu kijyanye n'ikibazo cy'uyu mwana yahuye nacyo uyu mwana ikibazo yahuye nacyo yabanje urumva ababyeyi bo bari bakizi ariko bijyanye na wa muco bikurikiranye n'umuco wa kinyamurenge ntabwo ibyo bintu bisohoka hanze so iyo bidasohotse hanze rero umuntu wahuye n'icyo kibazo we mu mutima depression iramwica akaba ashobora no gupfa cyangwa se yakwiyahura mu buryo uko bimeze ibyo byose nzi ko Ange afite n'ikibazo gikomeye cyane byibuza ahubwo nge numvaga n'ubutabazi yahagombye gukorerwa ashobora no gushakirwa uburyo akajya no kwa muganga afite ikibazo gikomeye kiri serious uburyo dufite iki kibazo nubwo Godfather bakomeje kuvuga ngo ntabwo ngo ari cy'abantu bose yes nibyo si abantu bose ariko ikintu kijyanye n'umuco nk'uyu niwo tugomba kurandura mu buryo bushoboka buri muntu wumvise ko Mwiza yavuze ararondogora kubera ibibazo nawe afite mu mutima nawe afite ibibazo bigiye kumera nk'iby'uyu mwana ariko uyu mwana hari ngiye mfite ikibazo ejo bundi bampaye ziriya message ndabipostinga mbishyira kuri Instagram abantu bantera ubwoba cyane ko ngiye sindi umuntu w'igikanye ngo ndikanga ariko nanjye urebye message mfite muri telefone yanjye ntabwo zoroshye ariko ngiye barantinya ko bazi ko ngiyewe ntatinya kuvuga mvugisha ukuri so Ange rero ahantu ari Ange afite security mbi cyane nge numvaga ahubwo twashaka uburyo twari twabivugaho na Alex yari amavuga ko si Ange wenyine rega n'aba bantu bose ko ari batatu bafite ikibazo gikomeye numvaga ahubwo no muri Kenya bahava kuko muri bo ndumva benshi bafite passport z'inyarwanda uvuga ngo ikibazo ahantu kiri ngubu ikibazo kiri ku banyarwanda bafite passport z'inyarwanda kandi barimo barashaka kwicwa ndakeka ko aba bantu bashaka kubica abatanze amafaranga bari muri Canada dufite ambasaderi w'u Rwanda so bariya ni abanyarwanda ntabwo bashobora kurengana ngo bigume kuvuga ngo ni abanyamurenge no abanyamurenge se no kuvuga gute umunyamurenge ni ugomba gukora iby'isi ngo hariho na message nabonye umugabo yaranditse aravuga ngo Canada ni igihugu cy'amafaranga bigaragaza yuko umuntu ufite amafaranga afite uburenganzira kwica uwabonye wese
afite uburenganzira bwo gukora ikintu kibi kimeze kiri kuri iyo level. Ntabwo ari uko buri munyamafaranga wese agomba gukora ikintu kibi kigeze kuri urwo rwego. No, nibajije ko wenda uwo muntu ari ufite amafaranga kurusha abandi, ahubwo mbona ko hari ubwenge buko afite. So iyo abantu kandi hariho n'amazina ye kuri message ariho, kuri namba ariho, urumva. So ndakeka ko nawe ibyo byose warimo avuga ayo magambo afite ikibazo nko mu mutwe. Ariko icyo nzi cyo, haba ari mu makanisa, haba ari he, urumva abana ntibakandagira mu makanisa, abapasiteri bakora ibyo. Uriya ni pasiteri, afite ikanisa n'ubu no ku cyumweru ahagarara imbere akabwiriza, kandi ibi byose biri imbere birimo bigenda bikorwa, urumva. No mu ikanisa basengeramo, kinuvuga ngo uyu mwana kibasumba, urusengero basengeramo n'urwo rw'uwo mugabo nirwo n'ababyeyi be basengeramo. Sinzi niba bakirurimo ubu ngubu, ariko ndumva uyu mwana yarenganyijwe cya mbere ashingirwa ku myaka mito. Iryo ni uvuga ngo yakorewe ibintu bibi cyane. Amaze gushingirwa ari muto, atujuje imyaka, arongera none ajyaho no kuri icyo ngicyo cya sebukwe kumufata. So rero ikintu mutazi, buriya ngiye ku giti cyanjye uko nkeka, reka mbivuge nihashake hagira biyahura kubera ko nabivuze. Hariho abagabo b'abarozi bafite icyo bita uburozi buri serious, abo bagabo bakuru b'abapasiteri. So uwo nguwo rero njye nkeka ko ariwe wabikoze byose kugira ngo atorongeze umuhungu we agende aje mu kazi, hanyuma namara kuja mu kazi abone asigarana mu kazana. Ibyo ngibyo ni uburozi komuteri. Uwo musaza ni umurozi, arabufite, ndabivuze mpagaze hano. Nubwo bakomeza natwe kudutera ubwoba, narabipostinze bimbere ikibazo pe, bimbere ikibazo mu buryo muri telefone yiruzuye. Abanyamiryango barantuka, wewe ubereyeho kwica imiryango, ubereyeho kuvuga ibitavugwa. Ibyo byose tuzabivuga mpaka kugeza uyu mwana arashaka justice. Ndasaba buri munyamurenge wese ahari, buri munyarwanda wese ahari, murebe aba bantu, duhagarare kuri iki kintu kigende gicike. Si umuco. Ikimbabaza nuko tuvuga ngo turi abakristo, hanyuma tugakomeza tugakora ibyo ngibyo bijyanye n'umuco, kandi umuco ni umwanda, ntaho uhuriye n'ubukristo, urumva. Uyu mwana afite ababyeyi ni batoya, ariko ntibareba ngo bavuge ngo umwana wacu yararenganye, yahuye n'ikibazo, ahubwo baramufosinga. Icyo ndishuwa neza, ahubwo nzi ko ahubwo ababyeyi be barimo bamubwira ngo nasubire kuri ya mugabo. Icyo cyo niwo muco, ari wo muco urimo twica kugeza kuri iyi saha. So hariho umuhungu witwa Olivier, niwe watanze ikiganiro na Mbonye joyininze avuyeho, ariko nyine uruvuga ngo abantu yitwa Olivier avuyeho mu kanya kuri ntuza profile ye hariho yambaye ikoti ry'umweru. Okay, namuzamuye. Wari umushyizeho mu kanya, muzamure rwose uwo nguwo, nawe ari mu bagiye kwicwa, kandi ndakeka ko afite passport y'Inyarwanda nimba ntibeshye. So bivuga ko Godfather icyo turi kurwanya ubu ngubu ntabwo turi kurwanya kurengana, ahubwo turimo turirukanka cyane kugira ngo abantu baticwa. Abantu bamwe harimo abafite passport z'Inyarwanda n'Abanyarwanda, kandi abarimo batanga amafaranga bari muri Canada hariyo ambasaderi w'u Rwanda. Ibi bintu nasaba ko ubuvugizi bukorerwa kugira ngo twari twabitangiye na Muyoboke, kandi Muyoboke ndumva yari yabitangiye cyane, kugira ngo abo bantu byibuza niba security muri Kenya ari mbi, bagende basubire mu Rwanda, bajye kuba byibuza ariho bari, kugira ngo tubanze turebe iki kibazo ukuntu genda. Naho kwicwa ko niba byashizwe muri iriya ni Kenya, they can do that nonaha cyane byihuse. Reka twakire Olivier. Karame, bite amahoro makuru. turaha gahoro. Fata ijambo tubwire wowe bimeze bite, ni gute wisanze muri ibi bibazo. Ijambo ni ryawe, kubitubangura. Yes, murakoze. Ubundi Anje yampamagaye yambwira ko afite ubuhamya ashaka kumpa. Yego, uramaze wibwira abantu. Tubiganiraho tutaratsa. Urabanza wibwira abantu ba. Yes, nitwa Ndakize Olivier. Yego. Ndumwongera.
ndi umupapa, ndi umuhungu w'umunyamurenge. Okay, bahede. Yes, Ange yarampamagaye ambwira ko hari inkuru ashaka kumpa yaca kuri Ineza Live TV channel yanjye. Tuyiganiraho hafi iminota 40, numva ko ari ngombwa ko tuyinyuzaho. Rero imijugujugu yose cyangwa se ibibazo dufite none ahangaha byitirirwa ko ari njye yabizanye, ari njye kibazo, n'izo message Nzamba afite ninjye wazandikiwe. Ego izi ngizi bagutera ubwoba bavuga ko bari butange amafaranga ukicwa. Yego, uwo mugabo yampaye $500 ngo nsibe ikiganiro ndabyanga. Uyo muri Canada? Uwo muri Canada witwa Mahizi Etienne Mwungura. Mahizi Etienne Mwungura namuhamagaye yanga kunyitaba, komeza. Ambwira ko rero kuba nanze kurya amafaranga nti rero nzayaha Abanyakenya, hari abantu benshi bafite inzara nzayabaha bakwice. Nti rero ntago nzigera ngira amahoro utarapfa kuko wateje ikibazo nawe ubwawe uri ikibazo. Message ndazifite nizo nahaye Nzamba. Kugeza aya magingo kuva yanyandikira izo message nagiye mbona abantu bankurikira mvuye no ku muhanda gahoro gahoro, bitavugana ibintu byo gusohoka reka mbe mbiretse kubera ko ishyamba ntago ari ryero. Mbese nta mutekano dufite pe, ntawe aho turi tumeze nk'imfungwa kubera uwo mugabo yishyuye abantu bagomba kutwica ngo kubera natanze platform gusa umwana avugira agahinda yakorewe. Ibyacu rero muri make ntago bimeze neza nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu mbere yo gusura kino kiganiro wabashije gukurura amakuru cyangwa watanze ikiganiro bitewe n'ubuhamya uriya mukobwa yatanze, ntandi makuru wari ufite ku bintu byabaye? Njye Ange ntago nari nziranye nawe. Yambwiye amakuru y'ubuzima bwe mu byumweru 2 imbere umugabo amaze kujya mu cyaro. Mubaza impamvu ivuga nti se Ange ibintu imaze imyaka 3 kubera icyo ushaka ko tubivuga ubishyira kuri kamera, wabibwiye famille? Yego. Ambwira ko famille izi ibintu byose ni bya bindi by'umuco wa Kinyamurenge ngo ihangane ceceka wibivuga renzaho. Yego. Ange mubwira ko aya makuru namara kuja hanze muri societe yacu kubera ko bitavugwa bizaba ikibazo. Arambwira ati nta kibazo kubera ko ntago mbeshya n'ibyo nakorewe. Mu yandi magambo njye ntago nigeze numva nshaka kumenya andi makuru ku rundi ruhande kubera ko bivuze si umwana, ntabwo ari under 18 n'umuntu mukuru. Kandi gutanga platform ngo umuntu avugira agahinda ke ndumva batagakwiye wenda kuvuga ngo ninjye kibazo, bagakwiye kudiringa n'uwabivuze. Rero twabaye ikibazo na message ndazifite zuko ari njye kibazo, ari njye ugomba gukurwaho wa mbere, bari abakobwa be ngo barabashoboye barabafite. Wowe ugomba kwicwa mbere hanyuma abandi bo barafitwe isaso bashaka bazababona. Yego, message ndazifite nazibereka nimuzishaka nta kibazo. Okay. Ndakira ntimo kabyara mu ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Hanyuma ndashaka kubaza ikibazo kimwe tugaruke ku kibazo cya security. UN ibafasha iki nk'impunzi muri Kenya? Iki kibazo mwakigejejeho bababwira iki, barabafasha iki? Kuko ntekereza ko yaba Ange ari muri Kenya nk'impunzi y'umukongomanikazi, so UN ikora iki? Kuko Ange we yambwiye ko aho ngaho muri December ntabwo bishoboka, bisa kujya muri HCR, bisaba appointment. Mwakoze iki? Mwagiye kwishinganisha kuri polisi yo muri Kenya, bimeze biti? Tugaruke ku cy'umutekano, niba haratanzwe amafaranga ngo mugirirwe nabi tukigarukemo. Ange we yambwiye ko ku byerekeranye na HCR bidashobora kwinjira muri leta, atashobora kujyayo ngo adafite appointment. Yasabye appointment ntabwo arakirwa, bimeze bite? Kugeza amagingo ntago turaje kwishinganisha kubera ko ngenda kubwiho gusohoka ari n'ikibazo. Yego. Gusohoka ntago birashoboka ko twasohoka wenda ngo tugende nk'umuntu. Mbese urabona umuntu uri guhigwa hasi hejuru kwa kunda bameze. Niko biba bimeze. Urumva deja bazaho ntuye isaha n'isaha nsohotse wenda niyo najya ku muhanda baba bafite, kandi burya guhigwa n'umuntu utazi nabyo ni ibindi bibazo bindi birenze ubushobozi bwa muntu. Rero ntago turishinganisha kubera ko navuga ko nta hantu nshobora guca ngo nsohoke ngende. Ibi bintu uko ndi kubyumva niko muri kubyumva fitwe ibintu ndi kubyumva nkuko muri kubyumva cyangwa
ubu ni ukuvuga ngo uri mu nzu ntushobora gusohoka. iminsi nirashize ndi mu nzu kubera umugabo ibintu yavuze anigamba ko yewe n'amafaranga yatanzwe ategereje gusa message ko umuntu wazanye biriya yabaza kurwaho. ngo ndumva ko nakoresheje interview ahangaha ndahera ahangaha audience namwe numiwe aha warenzaho iki? Urumva rero ntabwo ari ibintu byoroshye. Nyuma ibi byabaye nyuma y'uko hawe amadolari 500 gusiba ikiganiro ukabyanga. Yarayampaye arambwira ngo niba numva ntanyuzwe arangereza 1000 ngo ariko nsiba ikiganiro. Mubaza impamvu ki ashaka ko nsiba ikiganiro. Arambwira ngo mujya mutandukanya kwanika pasteur umushumba n'ibintu byo gushaka views. Ufite telefone iruhande? Ndayifite. Ushobora kunsomera izo message uriya mugabo yakwandikiye ukazisomera abantu hano? Agiye kuri telefone ngiye turi kuvuganiraho ntabwo bikunda. Olivier garuka ukava muri message, garuka kuri TikTok ndagirana. Olivier come back here. Olivier garuka, ntabwo uri ufite telefone imwe ntibiza gukunda, birasanga uzohereze muri telefone yindi. Ntabwo wakoze telefone. Nari nzifite muri indimo ndakoresha. Ndagagaye. Zoherereze ku yindi telefone, indi WhatsApp ufite? Mfite y'umudamu ubwo wenda nazima nkaza kuzisoma. Zohereze ku y'umudamu hanyuma rero uzidusomere. Godfather ngira igitekerezo ntanga baciremo gato. Uri ko wihanganya gato ariko niba ufite umwanya muke go ahead. Ariko Olivier genda wari izo message ya Janet ndaba brief ndabashimira. First of all, uwo muntu wamuteye ubwoba wo muri Canada agomba kuba reported here, right? You do it. Yes, yes, immediately. Dufite location ye, dufite nimero ye, amazina ye turayazi. That's good, yeah. We have everything. He lives in Edmonton, in Alberta. Wow. So we have everything, yeah. So ibyo ngibyo perfect. Icyo nicyo rero cyari kinzamuye mureke ahubwo no kubivugaho cyane immediate mu bigeze kuri polisi bamufate ahubwo wari mu bibazo bikomeye. Second, abo bantu niba bari aho ngaho nk'impunzi bagakoze uko bashoboye nabo bakajya kuri polisi, iki kibazo kikaba agent bakabageza kuri abo bantu ba UN cyangwa se abantu baba processingira ubuhunzi bwabo, kubera ko iki kibazo kiri so crucial ku buryo babashakira immediate express visa abo bantu barimo gutotezwa n'abandi. Uyu nguyu wo muri Canada wafite ibibazo bikomeye kuko message bikomeye ahubwo yishyize mu muriro we uyu nguyu we baranamudeporting immediately. Afite message zirahari